tubaye ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Nge nitwa na Christine Ntirushwa nkuko mumaze kubimenyera. Reka rero mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza kandi dusangira iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi, aho umukecuru w'imyaka 68 yamaze gushyingiranwa n'umusore w'imyaka 32 amuguze miliyoni 54 zose. Mu kanya gato cyane nkaza iyi nkuru tuyirambura yose ko yakabaye, ariko ndakwibutsa gukora like na subscribe ndetse ndakwibutsa no gukora comment, aba ari uburyo bwo gutambutsa igitekerezo cyawe mu byo tugeza ku badukurikira mwese buri munsi. Hanyuma ibyo bitekerezo byanyu akaba ari byo tugenda aduha agaciro umunsi ku munsi. Reka tugaruke mu kanya. Akazuba n'abasore bo kubasambanya ndetse ngo bumvikanye bahita abashyingiranwa. Muri iki gihugu utubari two mu mujyi tuba twuzuye abakecuru b'abazungu baje gushaka abasore bagurira inzoga, hanyuma bakabashukisha amafaranga bagasambana. Uyu ariko w'imyaka 32 yavuze ko yagiye agirana umubano n'abakecuru b'Abanyagambia akabasambanya, ariko ngo yaje guhura n'uyu mubirigikazi Françoise bemeranya kubana by'akaramata. Ariko yavuze ko aba bakecuru bose baza bavuga ko baje kuruhuka ariko baje kwishakira abasore bo kubasambanya. Yagize ati, birambabaza cyane, simbikunda, nkunda abankunda abyanyabyo. Ariko yavuze ko yashyingiranywe na Françoise amubwira ko afite imyaka 68, ariko ngo uwe iyo arebye abona afite imyaka 80. Uyu musore yavuze ko yahumye amaso ubwo uyu mukecuru yamuhaga ibihumbi 54 by'amapawundi, yiyemeza gutamba igitambo cy'ibyishimo bye arabimuha. Umwe mu bagore yabwiye Channel ya 4 ko igituma abasore bakunda kurongora aba bakecuru bibaha amahirwe yo kubona visa za Amerika no kubona amafaranga menshi.
abakecuru ngo babura abagabo mu Bwongereza n'ahandi i Burayi, bagahitamo kuza kwishakira abasore muri Afurika bakabakorera akazi. Mu minsi ishize nibwo hari inkuru yavuze ko hari umukecuru waje muri Gambia aha umupfubuzi akayabo k'amapawundi ngo bashyingiranwe, undi arayanga arangije aramwihisha. Umukecuru asubira mu Bwongereza bifashijwemo n'abana be kuko itike ntayo yari agifite. Ngayo nguko rero sinjye wahera gusa iby'iyi nkuru reka tube tubisubikiye ahangaha, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Njye na Rihanna Kreti Ntirushwa ku Ibendera TV. Ndakwibutsa gukora like, ushobora gukora like hanyuma ugakora na subscribe ugasangiza ubutumwa Okay.